Hello guys again, nongeye kubasaba imbabazi cyane kuri video nabashije kuba nashira kuri YouTube, gusa nkayishyiraho audio zitameze neza pe. Mbasabye imbabazi kandi nshimira cyane abantu banditse muri comment bambwira yuko audio ari ikibazo. Ndabashimira cyane kandi mbiseguraho kubw'ikibazo cyahabaye pe, mu mbabare ntabwo bizongera ukundi. Hanyuma narinje kugira ngo mbahereze noneho all information about this new notes, amakuru mashyashya wamenya ko aya mafaranga mashyashya y'igihugu yasohotse. Nkaba mbasaba kugira ngo ibyo mwumva cyangwa se ibyo ndi buvuge mubihe agaciro, kuko ibintu birakomeye pe, ibintu birakomeye. Njye nta makuru ndi kugenda nsoma ku zindi mbuga nkoranyambaga nkaza nanjye kuyabahereza, aho ngo izi note zishobora kuba zifite ibintu zisobanuye cyane ku bukungu bw'igihugu, sibyo? Amakuru akomeje kugenda acaracara avuga yuko izi note zishobora kuba zaratanzwe kugira ngo igihugu kibashe kuba cyagera ku rindi terambere rihambaye. Hakaba hari n'andi makuru ngo yuko abantu bo hanze, nyine ndavuga imitwe yitwaje intwaro yo hanze y'igihugu, yagiye irinjira mu Rwanda igasahura abaturage, ikabasahura amafaranga. Noneho mu makuru ngo yagiye atangwa, bakagenda batanga cyangwa se abaturage batanga inote za 5 cyane n'iza 2 kugira ngo babashe kuba bababarirwa. Iyo mitwe yitwaje intwaro iba yabafashe just ngo noneho umusaza wacu dukunda cyane, Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, aza kubivumbura afata umwanzuro. Nibwo yaje gufata umwanzuro ko yahindura izo note za 2 ndetse n'iza 5. Ku note ya 5 nk'uko mubibona hariho igishushanyo cya Convention Center, inzu ifite agaciro. Iyi nzu Convention ifite agaciro gakomeye cyane. Ikiyaga nacyo murabizi gifite agaciro. Inyuma hariho ikawa nayo murabizi ko ari igihingwa gifite agaciro. Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abaturage bakomeje kugenda bibaza impamvu zo guhinduka kw'aya mafaranga, bibaza ibibazo byinshi. Gusa nta kintu umukuru w'igihugu cyangwa se umuntu ushinzwe gusohora amafaranga mu gihugu yari yabivugaho. Gusa andi makuru nuko izi note zizatangira gukora tariki 3 z'ukwezi kwa 9. What does it mean? Ibi ngibi bikaba byerekana ishusho y'umuvuduko w'iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ayo makuru niyo ntabasha kuba mfite, gusa turakomeza kugenda dushakisha tuyafatira hafi. Hagize ikindi kintu kiza gutangazwa ndaza guhita nyibagezaho. Murakoze cyane. Njye nitwa Igihozo Maho, aha ni ku Mahwa TV, gusaba gukanda